Nanjye nagize Imana incira inzira. Buriya ntago ari ukuvuga ngo nuko nge buriya narinzi kuririmba cyangwa ngo se ntihari benshi cyane izo mpano bazifite kandi badafite batagize amahirwe yuko hari nkayo wagize yo kubona abantu. Kuki saho gatari bo akaba ngewe. No kubera yuko hari ikimana yamvuzeho nyine. Yego kandi kigomba gusohora. Cyane nta nubwo se n'ibintu byahuriranye buriya nimubona nuriye indege noneho nkagenda nkavana muri East Africa ntibizabatangaza. According to your point of view, who is a poor? A poor person. A poor person is a lazy one. A lazy one. Yeah. You can't become poor when you have hands, legs, with everything. You just stand up. You'll get anything. Who is poor, Fabrice? A poor is someone who can't do anything, who always sitting for waiting something to come for itself. Gaso Barakuze yabaye umugabo ubu tuvuye kumufata turi kumuzana mu mvura y'amahindu. Ako samo guze ko u Rwanda rwahawe umugisha. Gute? Ibaze kuba ahubwo uzanye umugisha. Vuga ngo nzanye umugisha. Muzanye mu ikote. Urabona Kigali tararyoshye? Uzigena aherukira Gasamo. Umwaka ushize. Niki kintu kigutunguye cyane muri Kigali? Uzi ikintu kintunguye? Urakomeye. Ndakomeye ndashima Imana. Begi gisaza we. Nago ndasaza ndacyari umusore sa. Gasogi wamubonye utereye. None asigaye gasongo esa Gasogi yabaye muremure cyane. Gasogi yabaye muremure. Gasogi n'uri Gasogi asigaye ansumba bisi nibibazo none. Akanaka mutwe ndakora akanaka samutwe nago umuntu agenda umwaka umwe agaruka ngara basukina basket. Yahehe. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye ufite inzu cyangwa ubutakugurisha gana Marshal Real Estate nona. Wihangayika habonetse muganga kondo ukoresha imiti iva mu bimera muganga gufasha mu ndwara zikurikira waba warabaswe n'ingaruka zo kwikinisha niba kandi mu mabanga y'abashakanye bitagenda neza ngwino tugufashe kubivuza indwara zikurikira harimo umwijima impyiko amibe igifu umutwe prostate imitsi ndetse no kubyimba namwe turabafasha akarusho kandi kubivuza indwara zirimo nk'amarozi abatugezeho baratwirahira mahanga namwe nihangayika kuko imiti yacu ibageraho byoroshye dukorana na DHL tukabagezaho imiti mu gihe gito bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero uri kubona kuri screen yawe. Yes, reka nizere ko umeze neza cyane wowe udukurikira umunsi ku munsi haba ku rugendo online TV ndetse no kuri Inside Rwanda Media. Turi mu rugendo, turi mu mpera z'umwaka, Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Ku bantu bose badukurikira ndabizi neza ko hari ibyo ushima Imana. Hari ibyo ushima Imana ariko hari n'ibyo nawe wishima da. Avuga ati hari ibyo Imana yangejejeho binyuze mu mirimo y'amaboko wanjye. Kandi nabwo nimba uyu mwaka bitaragenze neza wicare wisuzume wikoresha akazamini uvuga ati aho bitagenze neza 2026 bigomba kugenda neza cyane. Nitwa Gakire Samu ngarutse meze neza cyane. Turi mu rugendo, turi mu ndege. Abantu benshi baramaze iminsi bambwira ngo ntago duherutse kumubona umudiaspora wacu tuvuye kumuzana. Mwamubonye umudiaspora twamuzanye. Guess who's back? AKA Gaso G. Bimeze bite wana? Sama nako nimeze pe. What's going on? Mbega Uganda yari nziza. Happy New Year and Merry Christmas. Noheli nziza n'umwaka mushya muhire kuri Gasogi. Umeze neza Gasogi?
nta muntu umeze neza nkanjye kuba nta Gasogi yarakuze mwabantu mwe muretse mukanya tuva mu modoka muramureba. Gasogi yarakuze yabaye umugabo ubu tuvuye kumufata turi kumuzana mu mvura mu mvura y'amahindu. Ako Sam guze ko u Rwanda rwahawe umugisha gute ibaze kuba ahubwo uzanye umugisha vuga ngo nzanye umugisha muzanye mu ikote urabona Kigali tararyoshye uzigena naherukiraga Sam umwaka ushize niki kintu kigutunguye cyane muri Kigali uzi ikintu kintunguye nuko nageze iwacu nkasanga barimutse mere wa Gasogi yaributse bana ariko uramumere reka tumubwire Noheli nziza. First of all ngiye umuntu wa mbere ngiye kwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire mami wacu mama Gasogi. Second mama Pastel umubyeyi mwiza cyane wishyurira Gasogi aho uri hose. God bless you. Imana iguha umugisha, Imana ikwiyereke nawe mu byawe byose uri gukora. Ikindi kandi cyiza tugusabira umugisha uruko bwije nuko bukeye. Gasogi ngambwira rero experience nk'umuntu wiga mu kindi gihe abantu benshi bari bazi ko wagiye kwiga muri Amerika man. Umeze neza ariko shameze fresh abantu benshi bari bazi ko ngo Gasogi yagiye USA ngo yuri indege oya n'umundi yarayuriye ariko agiye harya bahita ngo iki UGC se harahandi harya baravuga ngo basuhuzanya ngo ikimani mu kigande je nta kigandezi imani osizorya ugasubiza ngo iki burungi nasize burungi burungi sebo ariko si atari umugabo uvuga sebo yaba atari umugabo ukavuga nyabo ngarembwira nk'umuntu nimba waramenye ikigande ifuriza abantu Noheli nziza n'umwaka mushya muhere mu kigande. Ese ni umugande bwira vuga abantu bakurikiye urugendo online TV ndabifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhere. Ngabwira abantu ko wari ubakumbuye. I missed you so much. Oye ntago ari ikigande none se ngiye kujya nkubaza ibintu binsubize mu kigande. Sameniga nago ndi umugande oya nk'umuntu umaze ahantu none se umeze neza yandi burungi nyo uri burungi wavuyeyo ryari se simanyi nange kubanga mbadde mu nyonyi nze nyite inyonyi abantu abamanyi Oluganda tebayite inyonyi naye nze nyite ubu turi kwerekeza he outside turi waweru ubu rero tugiye kugenda niki kintu ukumbuye kurya Sam nta muntu ukumbuye ikintu bita inkoko nkanjye ukumbuye inkoko cyane yonyine. Fabrice wamubonye hano mu modoka turi kumwe n'intare y'akanwa ariko yara asigaye ameze ati asigaye afite ubutwe munini aho kumusimbuka wamuzenguruka barabyibushye wabonye ukuntu yabaye kantuza yabaye gasongo se ako Fabusha bose wakatira hano muri ntuza bita kuri Serenity Park. Kuri Serenity Park ari niho tugiye kubanza tujye ntuhakumbuye Sam uzigiye maherukira kera kwanza tujye kuri Serenity tukwakire. Ikindi kandi abantu bari bamaze iminsi bambaza Gasogi buretse naza araje ave mu modoka mu murebe ako Sam nono umuntu waguhaye perime uwo muntu we sinze pe umuntu wampaye perime narayigiraga ahubwo mbaza ngo Imana ikomeze kumuhira uko ridashirasha muvandimwe wanje mwari mukrema bavuye n'ahandi ifite ahubwo iyo wari ufite ubwo yarinze irirwa pe ngo yari tubwira abantu bose kujya gushaka perime mushaka perime mw'abantu mwe murige gutwara bumaguye dore na Gasogi na Fabrice mugiye kubashakira ikintu bita impushya. Imyaka yaruzuye barashaje Sam na myaka nayo da imyaka irahari ikintu bita abantu bose mumbwire Gasogi muramubona ute barambona se bari kundeba muhera ntuza intare y'akanwa megafone imbwira ukuntu yabonye Gasogi
Fabrice we pe. Fabo bite? Ni byiza. Mbega ikijwe. Umeze neza? Nta kibazo. Nta kibazo. Urakomeye. Ndakomeye ndashima Imana. Mbega igisaza we. Ntago ndasaza ndacyari umusore sa. Gasogi wamubonye uterera. None asigaye gasongo ye. Esa Gasogi yabaye muremure cyane. Gasogi yabaye muremure. Gasogi n'umwe Gasogi asigaye ansumba bisi nibibazo none. Aka nakasa mutwe ndakora ye. Aka nakasa mutwe nago umuntu agiye no mwaka umwe agaruka ngana basukina basket. Yahehe. Basket nayo. Nta mukino n'umukino. Umukino nyina ni football. Cyangwa ukina umukino wo kunywa igikoma. Sam. Nano abikino biti igikoma. Kawunga ibiryo. Hari ahantu muri Uganda. Uganda haba ibiryo. Cyakoze Uganda haba ibyakora. Uganda. Republic of Uganda. Uganda ariko ibintu bimeze neza cyane. Riri hatandukana wabonye Uganda na Kigali. Uganda na Kigali. Asama ntakubeshye. Unini byo gukompeyaringa ibihugu si ibyanjye. Ago ndi wo muri politiki. Oya ariko byibuza aho ya ntago ushaka kuvuga ati Uganda haba umwanda. Kigali haba isuku. Byo pe. Muri Uganda haba ikintu bita umwanda ariko ntago ari wa mwanda ukabije cyane. Umwanda bita ishashi. Ariko noneho ikindi kintu cyiza cya Uganda gihabanye n'icyahanga mu Rwanda. Haba ikintu bita kwifundira kwishingira turimo nyine. Abantu baho mbese barakora. Bivugwa se. Sama ibaze nagezeyo nkabakajya bamereza ibintu hari ibintu bitenga igipoli. Arahi bakigoye ntacyo waryo. Iwi. Cyangwa ni ibidiyasha. Byahese. Ni ikintu cyo kimeze nka mayonnaise ako bashira ku biryo bagashira no mu gikoma. Babiguhaye ntabyo waryo. Ariko wabonye ahandi hantu dusigaye dukorera hano hari iyi sauna na massage naho niho dusigaye twafunguye abantu ahubwo baze kuza kota muri massage na sauna gusa mwe ntago mubyemerewe muracyari abana mwenda bajyana ahantu mugiye kunywa fanta iriya ni sauna na massage iri hano Bertoile turimo twerekeza twitahira no Gasogi umuhungu w'umugi ese Gasogi uburakibuka ibintu by'imiririmbire cyangwa arabijugunye Sama. Kivamo nibikuvamo. Ngaho twagiye. Sama ariko genda cyari umuhungu. Mbanye Sama. Kera bajyaga bambwira ngo wari uzi kuririmba. Njyewe? Ibaze ko njyewe mfite indirimbo naririmbanye na Mico the Best 2008. Mvuka. Uvuka. Use ntago navuta ariko 2008. Ntago narimbyisha. Imyaka yawe iragaragaye. Oya nawe. Umvishe Gasogi. How old are you? Abantu mujya mumbaza imyaka ya Fabrice na Gasogi mugiye uyu mwaka utari warangira ndayibabwira ya nyayo n'amatariki n'ibitaro bavukiyeho n'ibiro bari bafite bavuka ndazana ikintu bita ifishe yo kugira. Ako Sama ariko iyo ahubwo icyo gihe navuze cya 2008 nagari cyo gihe navuki. Yendo 2012 wikisubira hari. Fabo ese Fabo we kuri guseka wowe wavutse rya. Ngende wejo bundi 2011. Reka ye. 2011 nibwo wahimbye uriya muvugo none ngo nibwo wavutse. Sawa. Umuvugo wahimbye 2009. Esa byarangiye. 2018 kuko ndwa nagiye kwa perezida. Ariko Sama narimba kumbuye pe. Warudukumbuye. Abantu bendaga kuzanyica. Bambaza ngo Gasogi yagiye he ko tubona Sama yaze ko nabaga ndi ku ishuri noneho hariya urumva uri umunyarwanda nta kiganduzi ariko nk'ubu nkaha naje gukora iri shuri rero nibaza nimwe numvaga mundi kwiga muri Uganda atari ibintu byanjye none mvuye nzi Kiganda. Uvuyeyo nzi Kiganda wagiye ubishaka kukimenya se Sama nta n'ikintu buriya cyari kinshamaje nko kumenya Kiganda. Si ibintu wamenye ngo turi wawe rusibyo wamenye biri mu ndirimbo ya ntuza ya DJ Marino ampaye hari ikindi kintu wamenye Sama nge uzi yuko
urareba nakujyana nkakugurisha oya woweho kubera ko urumva n'ubundi wageze hariya ukora mana nizere ko tagiye imihanda hari sasa kwa pasiteri we waba uri umwana wo kwa pasiteri umwana wo kwa pasiteri ngase mbwira byibuza nk'akaririmbo kamwe wavuye hariya umenye k'Imana nukuri ko mu Ruganda se mpaye kama none urakambajije kahita kanagenda oya niyo kabara katara ko mu Ruganda byibuza one song nzayiratira batayizi we Imana nzayiratira batayizi we iyo mana nzima nzayiratira batayizi we Imana nzayiratira batayizi we iyo mana nzima we warayibonye se sasa ukuyibona gusa ahubwo naranayisuye hari indirimbo ivuga ngo njyewe Yesu twarahuye nawe mwarahuye natwe ahubwo yaranyigaragarije neza Yesu ni umwami ineza ye wari wajya muri Uganda Uganda ndahazi uzihe se basi uyo bavuze ngo muri Uganda uzi ikiyegeje nzi Gatuna urenze umupaka nzi no mu mujyi Kampala subwo hari ibintu birangiye umbwira nkumva ntago mbyemera neza ushaka kumbaza hese wagiye ugiye gukora iki njyewe naratembereye rega gasogi ndi mukuru ntago ngana nawe none ntabwo nagiyeyo vuba nkubwira ahantu maze kujya ibihugu maze kujyamo wumve ko ntatembereye byo hanze y'u Rwanda Nyamasheke ugenda gake nagiye ubwo ndahera hafi yo mu Rwanda nagiye muri Kenya nagiye Tanzania nagiye Uganda Burundi muri Kongo nagiyeyo noneho n'ikindi kintu kirenze aho niho hafi ndi kuvugana nagiye South Sudan nagiye South Africa sama wagiye uvuga ikihe kirimo ikinyarwanda icyongereza igiswahili igifaransa byose ndabizi sama na gifaransa sasa aho wumvise tukivuge natwe narinzi naragenda yibagirwa hari twiga muri anglophone na gifaransa si tu es prêt pouvez-vous commencer par le français comment t'appelles-tu je m'appelle nahita nabyica ahubwo à la maison c'est où semanye nange soko nkuvume ko umanyi Ruganda ojitegera oya ombuza ntino otegera Ruganda naye gwe torutegera Ruganda ndumanyi katona manyi Ruganda katona sama Uruganda nzi bwanyemera kukugurisha reka nizere ko umeze neza cyane nimba udukurikiye Noheli nziza n'umwaka mushya muhire Gasogi wanyu namuzanye aka Gasongo
Kasongo. Happy pe. Happy New Year bro. Sam. Cyazo Eh. kimwe niki mfite icyazo kimwe. Kihese. Iyo bavuze ngo happy new year biba bisobanuye ngo iki? Umwaka mushya muhire. Ese turi mu mwaka mushya? Turi mu mwaka Tuje mushya. kwinjiramo. Ntabwo twari twawinjiramo. Ntabwo twawugeramo. Ari Noheli na Bonani habanza iki? Habanza iki habanza Bonani. Ariko nye bitewe nuko tubibona hagiye kubanza Noheli. Hagiye? Umuntu uri bwahakane mubaza. Agiye guserebura iki ubu ngubu? Agiye guserebura iki? Yego Gasogi uraje turi hano niho turi kuganirira mwabibonye ko twari turi mu mvura ya danje tuvuye kumureba Gasogi tumuzanye umuhungu yarakuze pe asigaye ansumba uziko Gasogi ansumba do Gasogi aransumba Samu wibesha na Fabrice yaransumba aho gakurushijwe Fabrice kutaza hano singasuhuza abantu abatere peace ngamuhamagara umva ukuntu yitaba yego yandisho murabizi neza Gasogi mwari mumaze iminsi mumunyishyuza wenda tuzagira ikiganiro kirambuye tuganire nabo ebana ejo mfite ikiganiro cy'umuriro ku kintu bita Noheli nzabaha ikiganiro cyaba abana bose mwari mukumbuye barakuze babaye abagabo nusuza abantu niwagarare hano hagati higane mwana bwira abantu guys meze mutese nyine ni Fabrice nyine ngisanzwe nta cyahindutse uretse ijwi rimwe ry'abasaza nyine bo muri rimwe ariko nyine nta cyahindutse tu yabwe bifuriza abantu Noheli nziza mu mwaka Abanyarwanda kazi nyine namwe bese ari Cyongereza guys ladies and gentlemen son and daughters of Abraham I first greet in the name of Jesus Christ. First of all, we are entering Merry Christmas and Happy New Year. So guys, can you speak slow? So guys, if you are having anything, if God made you ending this year, Merry Christmas and Happy New Year. May God bless you. Stay with your family. If they have family, stay with our God. Front, behind, left and right. God will be with you in this end of this year. If you're ending this year when you are still alive, when you don't have any problem, thank God for everything. So guys, thank you. My name is Fabrice. Okay. And share with us that Christmas. Share with us. You can't eat it alone and you think that is going to be good. My guy, you start begging. This is not begging. It is sharing. And I can't accept that. That's not my son's behaviors. But you see, we are not beggars. Yeah, we are not Those beggars. Are our histories. We are sharers. And we left them back. But we can share. You see, even Jesus said, you share. If you give, you will get back. And when you share, that is a sign of love among people. So things of going to eat and you close, that is not good. You know, when you say share, share with others, it means that when you have to share with those who haven't something. Yeah. It means that also if you are rich, you have to know that maybe your neighbors are poor. Yeah. If you they don't have something, you share. But also there's something you have to say Merry Christmas and Happy New Year, but you have to react with something. But Sam, there's something also I don't agree. How do you think that your neighbor, you are rich, he's medium or he's poor or she? It depends on the people that so how do you think that person is coming on your gate, knock and come to beg? Your own with your heart, you must stand up and you do what you must do, because the time you were born, you came alone without anything. Everything you have, you found it here. So it doesn't request someone to come and beg you. You too, you must react. Okay. Let's take example. Let's take example here. In this hood, let's say who is rich here among those
those guys who live here? But all of them. No. Sam, Not. you know the meaning of richness? You know the level of richness are not the same. Yeah, but the true richness is not having as many as they say. But it is... According to you. Yeah, according to me with the others, Sam. According to your point of view, who is a poor? A poor person. A poor person is a lazy one. A lazy one. Yeah. You can't become poor when you have hands, legs, with everything. You just stand up. You will get anything. Who is poor, Fabrice? A poor is someone who can't do anything, who always sitting for waiting something to come for itself. I was expecting your answers like someone who doesn't possess much things, like properties. But some The reason think, is- you see, the reason why they say that person is poor. Some of them, they are not lazy. Lack of jobs among people. But I no longer see a lot of things here in Rwanda. But you ask me where I was living. When you stand up. Okay. As advice rero twinjiye mu mwaka mushya. Wake up early in the morning. Go to work. The God will bless the work of your hand. Yeah. That's my advice. And your advice, Fabrice? We're entering 2026. This year was not short. This year was not long. I mean 2025. So you have to work hard for achieving many goals. You have right many goals, but you have to achieve and have to work hard. So move your hands from the pocket and work hard. But there are people who faced many challenges in 2025. Life means challenges. You cannot live in your life without challenges. Challenges, they are what makes you to do something. Some people don't think about challenges, but challenges are the one when you don't have challenges, you can build business. But you don't have challenge. Those challenges will challenge you. Can make you strong. Can make you strong because you meet those challenges. Next time when you meet those challenges, you know how to go out of those challenges. Okay. When you lose. You see, Sam, you know the meaning of the word a winner. A winner. Yeah. Where squatting come from. A winner is a person who lost but never give up. Okay. Wow. Ngayo nguko rero. Reka twigarukire ku Kinyarwanda. Icyongereza turakizi nubwo tuba tuvuga Ikinyarwanda. Ariko ntago abantu bagerageza gufasha aba bana murumva ko ntago school fees ishya. Ntabwo ishya kandi ndabizi neza ko hamwe n'umurava bafite hamwe n'amateka bafite baza aho bavuye baza aho bageze bazi naho bari kugana. Okay, wowe waruje kwakira Gasogi bugiye umunsi wawe umunsi tuzaganiraho ntago ragera turi kwakira Gasogi. Gasogi turiwe tuvuye kwakira turamuzanye aje mu biruhuko bizarangira ryari? Ntago bizi. Ako ni mu kwa mbere mu kwa kabiri. Uzanye yihe ntego mu biruhuko? Ntego nzanye. Ntego nzanye revising. Buriya nageze muri Uganda nsanga ibyo twiga hanga. Ni nabyo buriya byamfashe gutsinda. Ntago nagezeyo ngo ibintu byose bite byizana gutyo gusa. Nagezeyo ewana gukubitwa narakubiswe. Urumva ntago nta bundi ntago wasanze y'abana b'Abanyarwanda cyane. Abana wasanze mu rugo mbamo turi Abanyarwanda twese. Nanasuhuza anko wanjye byamukama. Anko Pasta. Reka tumusuhuze cyane. Reka tumusuhuze dusuhuze n'abandi bantu bose mwigana hariya bari bari ikiganiro. Dusuhuze mami wacu. Ntago tujya tumuvuga izina. Ntago mami abikunda ariko aho uri God bless you. God bless you for everything. Uriya mu mama man ni umumama wakoreye wende reka mbivuge umumama wishyura Gasogi ni umumama wishyuriye abana benshi. Njewe byonyine ndebye nk'abana
kandi urumva namenyanye nawe n'undi asanzwe abikora ariko ndebye nk'abana yantumagaho kujya kwishyura ama minerval ndebye nk'abana yakuye ku muhanda n'umuntu ufite ukunda ikintu bita wenda mubare gukora cyangwa ni mayibobo yahitaga yumva ababaye kuko afitanye ngo amateka hari ukuntu ari agatestimony yambwiye k'impamvu abakunda afite reason ikomeye cyane ituma abakunda abana rero bo ku muhanda cyangwa se abana babaye ku muhanda bamunyuzeho abenshi babaye abagabo apare yawe Gaso hari abarangije kwiga bakora nababonye uri kuvuga abahariya bamwe mu barangije abo yishyuriye n'aba hari n'abari hano hari abari hano kandi noneho dore ikibazo kijya kibaho hari nabo yafashije batakibyibuka ariko buriya Sam hari ikintu urangiye ntazibuka ariko we aravuga ngo gira neza wigendere batakibyibuka impamvu mbivuga utanafata telefone ntaga bafite icyo wenda avuga ngo mpiki ngo kugira bigenda ariko byibuza ufate na telefone nimba umuntu yaragufashije byibuza ukarangiza ukabona akazi unanamusuhuza bitavuze ngo uzajya wirirwa umuhamagara ntaga ari byabakeneye musuhuze umubwira ati rwose ndakomeye nabaye umugabo narakoze yarafashije nanjye by the way ndi mu bantu yafashije ndi mu bantu yafashije mu gihe nahuye na challenge zo kuva ku Rugendo TV hajemo ibibazo ntandukanye n'uwo twari turuteraniye hazamo ibibazo ncika intege zo gukora ariko ari mu bantu bambwiye ati no wakoraga YouTube ugashyiraho abana tukababona njyewe nari ngiye kureka gukora YouTube channel nacitse intege igihe umuntu twari duteranira Urugendo TV hajemo uburiganya birangira mu bibonye uko byagenze n'abantu benshi bari bajya babisobanura nabi ngiye ntago nakoreye Urugendo TV ngewe nari umupartner Urugendo TV ya mbere twari tuyiteraniye abo twari tuyiteraniyemo haje ubwumvikane buke nyuma y'ubwo bwumvikane buke rero niho habaye ibyo mwabonye ntabwo ngiye mbyicuza zari inzira z'Imana nta n'umuntu n'umwe mfitanye nawe ikibazo those guys ibyo bihe nyine nibyo twanyuzemo byararangiye ari abo ku Rugendo TV we are friend we are brothers Imana ishimwe ko natwe yaduhaye platform yacu tugakomeza no gukora bimwe mu bikorwa twakoraga ku Rugendo TV turabikomezanya ku Rugendo Online TV harimo nk'ibi ngibi by'aba bana twagiye tufasha kumenyekana kugira ngo hagire umuntu byibuza ubabona abikorera umutima mwiza nkunda kubona abantu benshi babyitotomanga ngo rimukajye ngo mujya gufasha umuntu ngo ari igihe umuntu aba babaye umuntu akamugurira kawunga twebwe tukakamushyira kuri kamera twagerayo tugasanga uwo muntu nta mboga afite nawe ukabibona ukamugurira imboga ubwo se ntago twe tuba turi gukora ibikorwa byo kwerekana ko hari abantu bafashije abandi nabyo nari mvuze mbivugiye uyu mubyeyi ntagakunda social media yajyana nabyanga inshuro nyinshi ko mukorera mention kuko njewe nzi icyo gihe byonyine dukorana nzi nk'abana bari hejuru y'icumi yafashaga noneho akanabafasha gutyo atabazi arabo yabonye kuri social media kandi afite n'umuryango we wenda nawe afite uburyo bufasha ariko agafasha nabo ngabo rero umuntu wese muri uyu mwaka washize Imana yakoresheje ugafasha umukene ahari hose ugafata nk'umuntu niyo wamuhibumbi bitanagiye kuburara karya God bless you uyu mwaka tugiye gutangira uzakobera umwaka Imana izakwibukire ku mirimo wakoze buriya umurimo w'Imana nagari ivuga butumwa nabonye abantu benshi bavuga ngo barabakozi b'Imana basenye insengero mukorera Imana mufasha abababaye mukorera Imana nimba ufite impano yo gusenga genda wegera abantu barwaye ubasengere dufite abarwayi benshi bari ahantu hagiye hatandukanye mujye gusenga mu ngo musengera abantu mubasanga aho batuye nimba arwaye umusengere nimba kandi arwaye yaburaye banza umugurira ibiryo ahanze arye mugani wa mwana banza umugurira ibiryo ngo arya haga dukora umurimo w'Imana dufashe ntago bisaba ibya mirenge bisaba umutima kuba byonyine wagize uwo mutima wo gufasha ni ibintu byiza cyane Gaso nk'ubu ngubu gutya umeze ndabizi ko imbere yawe iri heza ufite intumbero nziza
uri no mu ahantu aruhukira ni ku mupasiteri ni ku muryango ukijijwe urumva bagutoza inzira nziza nabibonye ufite ukuntu nyine ufitemo akadisipurine murabibona nyine ibyo ari byo byose hari icyizere cy'uko Gasogi imbere yari heza kandi n'abantu bose bamufashije mutazigera mwicuza ku ubundi mu ntego zawe ufite vuga ati ndi kwiga ndi kumva nshaka ko ejo hazaba heza niki kintu ba wumva uzakora murabizi ubundi ngiye mba numva yuko ubundi ibintu byose natekerezaga kera mba mbona uko umuntu agenda akura nuko n'ubwenge bugenda bwidevelopa nyine noneho mbere navuga ngo nzaba umusirikare sinabihinduye ariko se kuki nawe umusirikare utwara indege ubu uzatwara indege nzayitwara da mu mafaranga uzabona wumva ari iki kintu cya mbere ubu nubona amafaranga ya mbere y'umushahara utangiye gukora cyangwa se murabizi buriya Imana yavuga ati ngo ubuze ubwenge iramurika Imana iramurika reba ikintu ubanza ugakora urabanza ukikemurira ibyawe kavuga ati urabanza ukikenura ugafasha n'umuryango reba ukuntu njye nzabigenza avuga ati mfite inzu yanjye mfite ahomba ndi ingaragu kuri wowe cyangwa kuri mama wawe oya kuri njyewe icyo gihe nzaba narakuze nzajya gutwara indege nkiba kwa mama se nyine mama wawe we ni iki kintu wumva wamukorera bwa mbere noneho mumeri mama atuye ahantu atuye pe ni heza haba umutuzo ariko ntabwo mpakunda yaraniyubakiye pe Imana nta kintu itadukoreye dushima Imana ewana mama Gasogi yabonye ahantu ho kuba ubu ntabwo nyirinzi akivuga ati ukwezi kwarangizana kandi biriya ntusha byayaga bikubabaza Gaso yabazaga kubasohora mu nzu uguze kuvuga ngo umumeri agiye kwishura korode bunye ni mukuru wanjye amwishije 150 na noneho na nyirunza ateremo na murumuna wanjye ateremo ugati se ibi bintu ahubwo bibaho uranjye nageze Imana incira inzira buriya ntago ari ukuvuga ngo nuko nge buriya narinzi kuririmba cyangwa ngo se ntihari benshi cyane izo mpano bazifite kandi badafite batagize amahirwe yuko hari nkayo wagize yo kubona abantu kuki saho gatari bo akaba ngewe no kubera yuko hari ikimana yamvuzeho nyine yego kandi kigomba gusohora cyane nta nubwo se n'ibintu byahuriranye buriya nimubona nuriye indege noneho nkagenda nkavana muri East Africa ntibizabatangaza Imana iracyahari kandi iracyakora yego cyane umuntu Diana araduhamagaye Diana yo kwa Gasogi kamwitabe kumishaho nuza nta kibazo Dia turi kuri Serenity Mota uri hehe ku Gisozi kuri fawu urahareba hano unyuze ku marembo ya fawu urahareba umanuka ahantu munsi ya korutire ya fawe ujya mu by'Imana manutse ku muhanda urakomeza ugenda munsi ya korutire ya fawe nta hantu uri bumanuke noneho nugera imbere korutire ahantu korutire ya fawe irangirira hari igipangu gifite ibyapa biriho bar resto ya Serenity handitse kuri Serenity Park ahantu uzi hari akabari kanini hakaba haruguru y'umuhanda mushiki wa Gasogi aze kumusuhuza yaragukumbuye Diane wo kwa Gasogi nenda kureba uko nameze Diane njya mubona ku mafoto nanjye simuheruka ariko nabonye ameze neza sigara umufotografe Diane azi gushaka ibiceri uriya mwana wanyu azi gushaka ibiceri ibaze ko Diane afotora Diane agakorera abageni mu muhakazi reka naza noneho duhite tunamukubita promosiyo yo kumwamamariza avuge nimero ze Diane mu muhakazi ibaze ko Diane afite ikintu bita ntuzi fotora kampani fotora Diane akagira ntuzi kora make up mu bukwe Diane n'umuhigi byatari burangiye naramutinye naramubonye ari gufotora yabipostinze namaze usiga gufotora ngo undi wawe warabyawe na mama ukavuga yuko uzabare ari mbere wanyazi gukora aho urangiye mba nibaza nkumeri faranga yakuye mbere wawe kugenda higa curuza mpaye
Ibaze kandi mere wawe yahereye ku gataro none yubatse inzu. buriya n'ubunyobwa babutangira ntago mubizi se si batangiye ku bunyobwa nziza iyo mana ni nziza iyo mana ni nziza ni nziza pe mubeshye pe cyakoze narazibagiwe God is good cyane n'ubundi murabura kumbona ntwaye imodoka ariko ntibizanabatangaza harya ntabyo navuze ubundi nenda kwiga imodoka kandi waravuye naho wayize dore rero amakuru mutari mufite wowe na Fabrice mwari mwaremerewe kwigishwa imodoka mu gihe cy'ibiruhuko ku buntu mpaka igihe muzagirira imyaka mugashakirwa perime ku buntu uzi umuntu wari ugiye kubibakorera yaritahiye satani rero nawe uwo bita mwarimu Kerema yari yarabimbwiye arambwira ati bari abana bakora ukuntu mbakunda nanjye mbemere ko nzabigisha imodoka yaranaje turahura Fabrice arabyibuka bibaze ko yanitahiye ntanamuzi mwarimu Kerema ntago wamubonye ariko Imana ikomeze kumutuza heza ari umuntu w'umugabo cyane hari igihe ibyo yemeye Imana izabinyuza no mu wundi nta kibazo yego gasogire rero tubanze tujye kureba ibintu tubanze turye uvuze neza uvuze neza nta buryo wava hano urugendo rwose nkoze ntariye utariye ntago wabura kurya ebana tugiye kurya ubundi tujye mu rugo no kuri Noheli ebana kuri Noheli noneho ako ndashaka ko tuzasangira n'abana nari nibyo nanjye kukubaza yego sha ngo baje imurisa abo ku muhanda sha apana baje imibosho tuzakorana ikiganiro ejo tuzakora ikiganiro kinini cyane kirimo babana bose nimuvuga babana tuya dusangira bo mu rugo bari abasuite reka tuwe twitegura wowe uzazana amafaranga na Fabrice azana ndi Fabrice ufite amafaranga wayakuye he wayakuye kuri umunyeshuri wayakuye yewe Gaso yazanye uvuye mahanga ntago Gaso ariko bagufasha ahantu hose bakwerekanye ukuntu reshya reka baraza kugufata ntaribe baraza kugufata bimeze neza cyane reka nshimire abantu bose shimiye Imana ikugejeje amahoro mu Rwanda shimiye n'abantu n'ahantu uruhukira mu biruhuko by'umwihariko mere wacu God bless you mama Gasogi God bless you kuvyari cyabamare Gasogi n'inshuti zawe zose asante sana ibindi ni mukanya cyane